wenda cyanyuma ikintu kirimo gusa nuko babwiye M23 batariko ntimukomeze kurwana ntimukomeze kwagura ntimukomeze gufata ahandi icyo wakora no gusurvivinga politically nka leta wenda hakazaho ibiganiro ntuvanwe ku buyobozi. Wowe urabibona ute umuzanuhengamiye aya mahame arindwe yagira ngo njye hagati mu by'ukuri reka twe two kuvuga ko uyu ari ibyo yabonye nuriya hari ibyo yahomye ariko bombi barimo kuririmba intsinzi oya ni ukuvuga nabyo babonye nibyo mpamvu igihe cyo kubibona si iki ndagira ngo nisobanure yego iyi ni inyandiko y'amahame exact azagenderwaho mu kujya mu biganiro noneho ikizava mu biganiro niho hazaba insinzi cyangwa insinzwi cyangwa insinzi y'igice cyangwa gutsindagurana impande zombi ukagira ibyo ruta ariko kugwa miswi mu by'ukuri ku ruhande rwa AFC M23 bafite ibyo bakwishimira kuko ibyo basabaga byose bashaka ko biganirwaho nk'impamvu muzi zatumye bafata intwaro bakarwana byose biragaragara muri aya mahame nk'ibihe icya mbere ni ukwemerwa nk'umutwe witwaje intwaro ufite ibyo urwanira bizwi byemewe n'impande zombi byemewe n'umuryango mpuzamahanga bigomba gushakirwa igisubizo icyo ngira ngo ntabwo gishidikanywaho icyo cyemeranyijwe ubu impamvu M23 yafashe intwaro ikarwana yamaze kwemerwa ku rwego mpuzamahanga cyane rwose ni international recognition yego cause yayo yo gufata intwaro ubu yemewe rwose iyo bavuga bati uyu aba ni abantu bafite ibyo barwanira tugomba kwicarana tukaganira tukabumva noneho ibyo batubwiye tukagira icyo tubikuramo hakabaho amasezerano ashyirwaho umukono akashyirwa mu bikorwa birumvikana neza yuko icyo barwanira cyumvikanye kandi neza icyo rero ni kinini kandi kirari muri ibyo igikomeye cyane hari kiriya kintu cy'imvugo z'urwango no gutesha abantu agaciro kuko abari victime b'ibyo bintu ni abantu bafite aho bahuriye n'umutwe wa M23 kuko nibo bicwaga nibo bitwaga amazina yose nibo bari barahejwe mu gihugu cyabo nibo bahunze nibo mpunzi urumva icyo ni ikintu cyemewe ntabwo kigarukwaho kugira ngo M23 yajyaga ivuga ko hari n'abaribwa ariko nibyo natwe twese twarabibonye byabaga ku mugaragaro za video zirahari ntabwo ari ibintu bishidikanywaho bari n'abasirikare bakuru mu ngabo z'igihugu hari majoro wishwe kuri Goma baramurya baramwotsa majoro mu ngabo za FRDC bamuhoye gusa ukuntu kwasa kubera ko akomoka mu bwoko bw'abatutsi rero nk'iki ni ikintu cyemewe kandi ku rwego mpuzamahanga iyi nyandiko yashyizweho umukono n'impande zombi kuri 23 z'ukwezi kwa kane ubushize niyo yabaye ya mbere yarejitimaga AFC M23 kuko yagiranye ibiganiro na leta ya Kongo bakagira ibyo bemeranyaho bagashyira umukono ku nyandiko bahuriyeho none uyu munsi noneho basinye amahame azagenga ibiganiro bizaba ndetse banajya kure baravuga bati haba kugarura ubuyobozi bw'igihugu mu bice byose by'igihugu haba gucyura abantu bavanywe mu byabo haba gucyura impunzi byose bizumvikanwaho igihe bizaba byumvikanwaho ariko bishyirwa mu bikorwa ni ukuvuga ngo M23 igiye no kugira uruhare mu by'ukuri mu buryo bw'imitegekere ya Kongo ngewe nibaza ko ni recognition ishobora kuba inarenze niyo mpamvu tuvuga ngo ibyo bo babonye byari ibintu basabaga ntabwo ubu ngubu nta kintu cyatanzwe aya ni inyandiko y'amahame ariko noneho icy'ingenzi ni uko byose bigiye kujya mu biganiro ni ukuvuga ngo ibiganiro ntibizajya hanze y'aya mahame nicyo bivuga ariko niba ibyo basabaga byose byinjiye muri aya mahame ni ukuvuga ngo niyo babona 60 cyangwa 70% y'ibyo basabye 40% bikajyana n'ibiganiro kuko iyo munegosiya ntabwo mushobora kubona byose hari ibyo babaha n'ibyo batabaha ariko nibura niba babona 70% y'ibyanditse mwahanga nibaza ko bazaba babonye insinzi ariko haracyari vuba kuvuga yuko hari uwatsinze n'uwatsinzwe ahubwo hari ibyumvikanyweho biri mu nyungu z'abasabaga kuko M23 niyo yasabye ibiganiro ntitubyibagirwe
bo baravugaga bati ntabwo twebwe dushaka gufata uduce dushya, ntabwo dushaka kurwana ngo tugire aho dufata, ahubwo ikibazo dufite ibibazo, dushaka yuko leta yacu twumva tukaganira. None byonyine kuba hagiye kuba ibiganiro, bikaba ari ibiganiro ku rwego mpuzamahanga bifite abahuza nka Qatar na Amerika, bikaba birimo umuryango w'ubumwe bwa Afurika, hakaba harimo za mekanisme regional, harimo SADC na East African Community. Ngewe nibaza ko ubwabyo ni insinzi ikomeye yabasabye yuko habaho ibiganiro. Noneho ikizava mu biganiro nicyo twakwitega, ibyo bazabaha muri ibi ngibi basaba twabyitega, ariko nibura intambwe ya mbere yuko ibyo basaba byemewe yo yamaze guterwa. Aha, ngira ngo ubwo mukanya tugana ku musozo turaza kureba icyo kwitega nyuma yaho aya mahame ashyiriweho umukono. Ariko akantu nashaka kongeraho, yego, akantu nashaka kongeraho, nyine Maître Gasominari no mwavoka ushobora kujya mu rukiko ugasaba ibintu bitanu, bakakwemerera bakakubwira bati ibi bintu turabyakiriye, kuko urukiko rubanza gusuzuma ibyo bita recevabilité, kureba niba ikirego cyakwakirwa. Dusubiye mu byo turimo rero, mu byo turimo mvuze uburyo bwose bworoshye, ni nko kuvuga ngo abantu baraganiriye ngo mu biganiro ni ibiki bizaba biri kuri agenda, kuri ordre du jour hariho iki. Mu nama mpuzamahanga tujyamo usanga dufite deba iri miskire iteye ubwoba ku bintu bijyanye no kumenya niba ikintu nibura mbere y'uko ureba ishingiro ryacyo niba cyajya kuri agenda cyangwa kitajyaho. Bakavuga bati iyi item irajyaho ntijyaho, bamwe bati nimuyikureho, bati zakurura impaka izi nizi. Donc ikigaragara rero ni igiki, niyo mpamvu twavuze ngo bigereranye gutyo. Ufate nk'umuntu wagiye mu rukiko asaba ibintu bitanu, bikazenda ingapo urukiko rumuhaye bibiri, sibyo? Cyangwa se abuze na kimwe, sibyo? Cyangwa se wowe wasabye bitanu, nanjye nsaba bitanu, nge bampamo bibiri, nawe baguhamo bibiri. Iyo abahagarariye Kongo baza gukora interpretation nk'uko Maître Gasominari na James bayikora, bakamenya ko hariya, kuko ikintu cyatumenye leta ya Kongo abayihagarariye ari nabyo Moya yavuze banyurwa amanuma, ni iriya puwe ya kane, iriya puwe ya kane ivuga ngo restauration de l'autorité gouvernementale sur toute l'étendue du territoire national. Bo bahise bumva yuko niba tugomba kugenzura teritwari yose, bivuze ko M23 muri iyi minsi 10 iri imbere ihita ihambira ibirago igasubira inyuma. Bibagirwa yuko iriya puwe ya gatatu iri muri permanent ceasefire, iriya ya gatatu ibabuza kugira ibindi bice bafata. Urabona ibi bintu by'imvugo z'urwango kuko byari muri revendication za M23. Tshisekedi yikomanze ku gatuza avuga ko atazigera aganira n'aba bantu. Uyu munsi yemeye kuganira nabo. Uyu munsi rero imbere y'abaturage be agomba kubabwira ati wenda ibi bintu burya wenda mbere nabyangaga, mbona wenda turi muri ba Joao Lorenzo na ba Ubasanjo niki, ariko wenda byageze kuri Amerika na Qatar haza umuvuduko, sibyo? Haza umuvuduko, haza serwakira, haza tsunami, nanjye ndusha imbaraga, wenda mva kwizima. Cyangwa se nanone iyo nkomeza kurambarara ubu baba bamaze gufata Kisangani na Lubumbashi, sibyo? Tshisekedi nawe ashobora kubona rigwe maze rwose kuri iyi dosiye umbwiye ngo ariko se izo narigima yabwira abaturage cya narigima bashobora kuganira kandi nk'abanyapolitiki. Ubwo rero icyo nshaka kuvuga, wavuga ngo nirwanyeho nemera kuganira n'abantu kugira ngo ufite nagira ngo twumvikane basiganye propaganda iyo turisigaye yonyine. Twumvikane ko insinzi ntabwo twayirebera muri iyi declaration. Reka abantu bazajye kuganira. Noneho DRC bya bintu yari yizeye itangira ivuga itariko mbere yuko tuganira, ariko ubundi mugomba kubanza mukagenda bavuze restauration de l'autorité gouvernementale, kandi ni twebwe guverinoma par conséquent tugomba kongera kugenzura igihugu cyose. M23 babwira iti no way, condition préalable addressing root causes. Batangire bakoreho bagere muri, sibyo? Logical consequences. Logical consequences. Wabyumvise? Noneho nibwo abantu bavuga bati finalement nous allons dans la farine. Bon, noneho erega n'ijambo logical. Hari impamvu bashyizemo logical. Bashobora gushyiramo will be consequence. Ntibashyiremo logical. Logical nayo harimo akantu. Yego. Ntabwo ari garanti. Ni logical, ni ideal, ni ideal. Mu Gifaransa niko tubyita. Donc urumva rero aho ruzingiye naho ngaho. Nibura twamaze kumvikana kuri item
zizaba ziri kuri agenda. Turagenda rero duhera ku ya mbere, item number 1. Okay, tuganire noneho direct talks, yego tuganire. Ariko nk'uko bivuga ibyo turimo kubona kuri ground bishobora kuba bidahura n'ibyo abantu barimo kuganira, ariko nanone kuko baravuga ko buri ruhande rukomeje kuramforosa ibirindiro byarwo cyane cyane mu ruhande rwa leta ya Kongo. Ibyo ngibyo rero ibyo ntekereza ni ibiki, ntabwo nibaza ko M23 nayo ntabwo yari umwanya wo kubyina intsinzi nk'uko Maître Gasominari yabivugaga, sibyo? Wowe kuba harabaye resolvabilité ikirego cyawe bakacyakira ntabwo bivuga ko uzatsinda urwo rubanza, reka rube. Donc nibyo birizaganirwa rero mu masezerano mu cyo bise accord global. Muri accord global niyo mpamvu nakubwiraga ngo muri declaration de principe nubwo Amerika ifite igitutu na Qatar biri ku muvuduko wo hejuru, wowe udashoboye reka mbyite manipulation no muri negotiation wazikoresha. You can manipulate parties, the parties, ukababwira uti mwebwe wowe uzabona iki, nawe uzabona iki, nawe uzabona iki, nawe uzabona iki, kuko ubwoko bw'izi declaration de principe ibingibi ukuntu akenshi babikora akenshi nk'uko mbikubwira muri pratique internationale tuzi akenshi zandikwa n'umuhuza, ariko yarabanje kumva buri ruhande akabanza kukumva kwawe nawe akabanza kukumva kwawe, noneho mukaza mu kumvikana. Nibura abagira ngo ashobore kwegeranya ba bantu bafite ikinogo kirekire hagati yabo badashobora no guhura. Noneho ahangaha kuri declaration de principe hagera ahantu abahuza, kugira ngo abahuze rero nuko muri za muri ya mirongo migari nuko buri muntu yibonamo. Niba rero baremeye gusinya, niba batarasinye ku gahato nk'uko Maître Gasominari yahoze abivuga ati n'ubushake buri ku gitutu, buri ruhande hariya rurafitingamo. Ngewe nkibaza ko DRC ishobora nk'uko yafitinzemo kubera l'interprétation erronée cyangwa se interprétation erronée ni iki mu Kinyarwanda ubwo? N'ubusesenguzi butari bwo. Aha, ubusesenguzi butari bwo kuri puwe ya kane. Kumva nabi. Aha, kumva nabi the meaning of restoring government authority. Aha, icyo bivuze. Nibaza ko atari uko batabizi, ako ni propaganda niyo turu basigaje. Ikindi imbaraga zabo zisigaje niho basigaje ubundi nahandi ni ku mirongo y'urugamba, kuko ibingibi no kushakisha to buy time. Kuko niba ugiye Doha ukabona outcome uhagarariye leta, ukabona outcome nk'ingi wundi wakabaye either niba utabyemera nta nubwo wakabona bisinya actually. Ubundi kwa ngo leta ubundi ya Kongo ndemeranye na Maître ibyo yavuze, hagomba kuba harimo pressure ikomeye cyane kugira ngo leta ya Kongo isinye ibintu beze bityo. Oya kubi hari iri murebye za dere ziregera pressure ikomeye cyane ariko kugira ngo uburebe ni n'amamvu n'abakomeze ko reinforce kuri ground kuri terrain ku mirongo y'urugamba arimo gushaka uburyo bakomeza kurwana. None ya propaganda ikaza gusa nkaho yereka abaturage yuko nubundi bari abakaye bava hari ariko barimo kwanga tugomba kurwana nabo. Ubwo rero tugana ku musozo, nahoze nkomoza kuri ibi ngibi byo kurekura imfungwa, tuvuga ibyo gutaha kw'impunzi mu ihame rya gatanu, return of internally displaced persons and refugees. Ngira ngo nahoze mbona bamwe mu bayobozi ku mbuga nkoranyambaga ba FCM 23 bavuga bati abantu bacu bitegure gutaha. No mu minsi ishize nigeze kubibona, ariko rimwe na rimwe abantu bakavuga bati aba ntabwo ari bo babivuga kuko bazi ko hari akazi kagikeneye gukorwa, nubwo yaba mu masezerano ya Washington yaba no muri aya mahame yasinywe birimo. Ariko ibirimo hano murabiha amahirwe angana iki ko bishobora gutanga umusaruro, Maître Gasominari? Mu by'ukuri ngewe mbibonamo ibibazo iyo urebye nk'uburyo iyi nyandiko yanditse. Reka tuvuge nko kuri iyi ngingo yo kurekura imfungwa. Bongereyemo ikintu kitari ngombwa. Ikihe? Kuvuga ngo in the context of the Congolese law to arrange for the release of prisoners. Nuvuga ngo abantu bafunze kubera ko bafite aho bahuriye na M23. Bamwe bakatiwe n'inkiko. Abandi bafunzwe by'agateganyo ku byemezo by'inkiko. Ntibaraburanishwa. Ubwo n'ubwo niba bataravuze expressly ko bazarekura imfungwa, ubwo ni ukuvuga ngo ni inkiko nanone zigomba gufata ibyemezo birekura abantu by'agateganyo
cyangwa se bakavuga bati uyu muntu ntabwo gikurikiranwe, ubwo bigakorwa n'ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa by'agateganyo. Ariko kubera ko bongereyemo ngo in the context of the Congolese law, niba itegeko rivuga ngo umuntu niba yafunzwe by'agateganyo yafunzwe n'urukiko aba agomba gufungurwa none n'icyemezo cy'urukiko. Niba ari ubushinjacyaha bumufunze bukora iperereza, ubwo ni ubushinjacyaha buzabikora. Ibi ntabwo ari ibintu bishobora gukorwa mu gihe cy'iminsi 10. Nibaza yuko ari ibintu bishobora no kuzagira ingaruka mu biganiro bigomba kuzaba, kuko niba bari bavuze ngo mu bintu twemeranyije hagiye kubaho gufungura imfungwa, hanyuma imfungwa ntizifungurwa, uyu munsi bazajya mu mishyikirano ku itariki ya 8 bazavuga bati ntabwo ibintu mwemeye nimubikora, ntabwo turi bwemere kuganira namwe kuko ibintu bitaje. Icyo ni kimwe. Noneho ku bijyanye no gutaha kwe, ariko uremera nawe ko ibihe ari bitoya, ibihe ni bito cyane. Noneho ku bijyanye n'impunzi ho byo biranakomeye kurushaho. Reka twibukiranye tunemeranye ko nta hantu na hamwe nari nabona umuryango w'abibumbye wacyuye abantu, kuko inshingano zabo ni ukwita ku mpunzi zavuye mu byabo mu bihugu byabo bihungira mu bindi bihugu. Ntabwo bafite inshingano zo gucyura impunzi bazisubiza iyo zavuye. Iyo impamvu ishami ryawe ryita ku mpunzi, ryita ku mpunzi, ntabwo ryita ku bene igihugu batagifite impamvu z'ubuhunzi. Rero kuvuga ngo umuryango w'abibumbye ngo niwo uzacyura abantu, icyo nari mvuze nuko twe dufite niyo experience twarabibonye. Mu by'ukuri iyo aho ugomba gutaha impamvu zatumye uhunga iyo zavuyeho, ntabwo ujya utegereza umuntu uza kugutwara. Pour rappel 2010 na 2012 hari accord tripartite. Izo tripartite zirahari, HCR n'u Rwanda na Congo. Kuko ni igihugu ni ukureba igihugu cyakiriye impunzi ikigomba kongera kuzakira na HCR. Izo za accord tripartite zisanzwe zihari, ariko ntizikora. Yego ngewe ntabwo ndeba amasezerano yaba yarasinywe, ahubwo ndeba ese impamvu zatumye umuntu ahunga ntabwo zikiriho, uwo muntu yataha. Kuko abantu bose bataha mu bihugu byabo bicyuye. Buriya gutaha mu gihugu ni kimwe n'ibibazo by'iterambere, nkuko nta muntu ushobora kudevelopa undi, kuko nta n'umuntu yicyura undi, nta muntu uteza imbere undi, ntabwo bibaho. Niyo mpamvu babyita retour volontaire, gutaha ku bushake. Gutaha ku bushake. Iyo ubwo buryo bushoboka ni ufite ibisubizo bitatu mu mategeko mpuzamahanga ajyanye arengera uburenganzira bw'impunzi bishoboka n'ibyo bihugu bitatu. Nako n'ibyo bisubizo bitatu ni retour volontaire, ni ugutaha ku bushake kubera ko impamvu impunzi yahunze zitakiriho, sibyo? Hanyuma iya kabiri ni bya bindi ba resettlement, bya bindi bafata umuntu bimwe bajya babajyana muri Amerika. Hanyuma impamvu ya gatatu ni igihe habaye ibyo bita cessation clause, umuntu habayeho gukuraho kuba umuntu atakitwa impunzi, umuntu akaba integre muri société d'accueil, muri société yamwakiriye, abonye ubwene igihugu. Kubera ko umuntu yitwa impunzi abona ibyo bita protection internationale, à l'emplacement de la protection nationale, kubera yuko abatakirengerwa n'igihugu akomokamo bakamuha protection internationale mu buryo buri temporaire. Ni mu buryo buri temporaire, kuko iyo yamaze kubona ubwene igihugu bwaho yagiye, cyangwa ku bushake bwe yaragarutse iwabo, cyangwa se cya kindi kirimo cyo hagati cyo gufata umuntu ukamujyana mu byo bita pays sûr. Ni ukuvuga ngo umuntu wenda ari nko ku mupaka w'igihugu cya ahunga, bashobora kumugirira nabi ukamufata reka nze mujyane muri Arizona, kumwe bajya babigenza. So ibyo nibyo bisubizo bishoboka. Ariko nanone nkuko bigenda ngatekereza yuko umuntu wahunze atari ugomba kuza kugusobanurira ngo za mpamvu wahungaga ntazijye hari ngwino. So ngiye ngatekereza yuko ngira ngo nibirajya gusa n'ibyo Maître Gasominari yavugaga, ariko ikigaragara nuko aha niho ruzingiye. Mureke bazaganire kuri izi ngingo zose, hanyuma turebe ninde muri za prétention de parti ibihato birihe. Ngiye ntekereza yuko iki ni igihe cyo kugaragaza bwa bushake, turiteguye, dushoboye kuganira direct talks. Ni ku itariki ya 8 bagasinya kuri 18. Mureke turebe ikizaba kirimo. Ngayo ngo koreka dusoreza aho ngaho. Yego James, ku ngingo y'imfungwa kwibicanye yuko M23 mu hafi meza birashize yerekuye abasirikare n'abapolisi ba Kongo bari Goma basubira muri Kinshasa. So ikigaragara nuko mu biganiro banagaragaje twe aricyo twakoze, twarekuye abantu babo, twibanze kurekura abacu. Icyanyuma nakongeraho nuko
urebye aya masezerano arakwereka ibintu by'ingenzi bizaganirwaho mu gihe cy'ibiganiro birambuye. So ku buryo rwose byoroshye kugira ngo umenye uti buri ruhande rurashaka ibi ngibi. Okay. ubwo naho ngaho tugiye kubipfundikirira. Ushaka kongeraho iki? icyo nagira ngo mvuge mu by'ukuri ibizakorwa mbere y'iyi tariki ya 8 kuva uyu munsi nibyo bizagaragaza niba ibizakorwa kuva ku itariki ya 8 bizatanga umusaruro cyane niba bitazatanga umusaruro. Ubwo nicyo twakwitega. Yego. Barongera basubire mu biganiro ubwo tariki ya 18 biteganyijwe ko bagomba gusinya, kandi cyagaragaye nuko nyine itariki umuhuza yatanze kuva twatangira gukurikirana iby'ibi biganiro irubahirizwa. Ubwo nukwitega ko amasezerano y'amahoro nyirizina atanga ibisobanuro birambuye kuri iki ngiki ni tariki 18 y'ukwezi kwa 8. Irubahirizwa byangaya bizatwereka yuko n'amasezerano yarashoboka. Niba ngiyo ubwabyo biragoranye kugira ngo uruhande rutabonye ibyo ayo ni amahame ubwo mu bikorwa. Aha, reka munyemerere dusoreze ahangaha. Nshimire Maître Gasomina Jean Baptiste, mwakoze ku musanzu wanyu mu kiganiro. Mwakoze cyane. Mwaburevo Duwizeyimana mwakoze. James Munyaneza namwe mwakoze. Reka mbashimire namwe.